sibyo nimba umwana ari uwanjye nimba bazamwitirira ngo ni uwa Nzovu ariko naramuka avutse ari muremure ngewe umwana we sinzamwemera nubwo uri muremure nibazaza areshya nanjye cyangwa navuka ari nk'umukobwa azareshya nka nyina wa Mbogo akagabo na sheri nako umugabo utanakugurira n'inkweto wambaye bodaboda urumva usuye umwana noneho nzamushyiriyeho wa gatatu mba ngutereye twe twasohokeye mu mazi ku Gisenyi mu Kivu turoga yibagiye kwambara ikariso nayo imutereye mu mazi ihita yinjira abasirikare wagiye kwandeza ugakubita ibikoco hano mu Gashyekero kubikubisa ibikoco bitatu abasirikare uva kuri 100 ukajya kuri 500 bya bihu by'ingurube iyo ubire cyane wasibye kujya kwa padiri bisimbura bagitiri mu bya binini nyine banywa yuriye ibikoco 2-3 abasirikare bariyongera kimwe nangahe ariko mfite ikibazo igikoco kimwe nangahe ubwo se uwo mwana wanjye ntazavuka adafite abasirikare nyina nimba reka ntangire mbaye ikaze nkuko bisanzwe turi mu kiganiro Nzovu muramuzagira akavuyo amagambo yamurenze turi kumwe na Nzovu ndetse n'undi mukobwa mwiza cyane mutiyemo umunsi cyangwa se umudamu waburishije kugira ngo tuganirize ntago bamenye Nzovu ufite akavuyo wensoma nanjye uyu ni umugore wanjye twigeze kubana ariko dusa nk'abatandukana biteye yuko hari umuntu wanciye inyuma mutera inda sibyo nimba umwana ari uwanjye nimba bazamwitirira ngo ni uwa Nzovu ariko naramuka avutse ari muremure ngewe umwana we sinzamwemera nubwo uri muremure nibazaza areshya nanjye cyangwa navuka ari nk'umukobwa azareshya nka nyina wa Mbogo ariko ntabe muremure nyine Jojo umeze ute sebo urakomeye mba nkomeye neza akagabo na sheri nako umugabo utanakugurira n'inkweto wambaye bodaboda urumva usuye umwana noneho nzamushyiriyeho wa gatatu wambaye bodaboda ngo mbyaba umwana ureshya nkanjye ngo siyamwemera Nzovu waje gutera inda gute kandi ko tuzi ko watandukanye n'umugore wawe ntabwo muri kumwe utera inda akakanya mbaje neza cyane iyo umuntu atandukanye n'umugore wanjye ntabwo tuba tubana ubwo nanjye ndisayidira hanze nakubitaye n'ikibasumba uyu mukobwa mwiza cyane mureba bamwita Jojo arankunda n'umusare nanjye ndi umusare aravuga iti reka duhuze urugwiro mbangize ucya muteye inda we muteye gute murabana se mu nzu cyangwa we muteye kwa kundi kwawe kuyimutera ukikomereza oya ntago tubana mu nzu uruzabana nawe oya nta mugwe tuzabana nabwo twahuriye nk'abasitari twahuriye turimo kujoyinga turimo kurya ubuzima icyo gihe nayo mutere turano ku mazi ku Gisenyi atarakubeshya yine twagiye gushutinga turi gukina filime bita Indama ayigutereramo se oya niho nyine twabikurikiranye nyine iyo filime twayikoreye Gisenyi mba ngutereye twari twasohokeye mu mazi ku Gisenyi mu Kivu turoga yibagiye kwambara ikariso nayo imutereye mu mazi ihita yinjira yinjire mu mazi mbese simbizi neza ubu se ufite gahunda yo kuba warera umwana twite cyangwa kuba wamufasha mu kurera umwana ashobora kuba njye nayo imutereye mu mazi hari abandi bayimutereye muri hoteli oya tureke ibintu bya blague umva nyine uwo mwana naza ari mugufiya azaba ari uwanjye tureke ibintu bya blague urumva ubu ngubu diririwe nyamara kubyara umuzigo nzahita muguhereza cyangwa se ukuremo inanga washyizeho mo ukomezanye mane ngewe ntago atandemwa naza ari mugufiya uzamunzanire nzamurera ariko naza ari muremure uruhinja urabona nibura uruhinja ruzaba rurerure ruba rufite nka santimetero nta hantu uruhinja rukivuka zose ziba zisa zinangana wapima gute ko umwana azaba mugufi cyangwa muremure uruhinja ruzaba rugufi urarubona ariko uramufite wowe nta mugufi abana banjye harimo abazankurikiza harimo abagufi ariko uwo nzabyarana n'uyu mukobwa bita Jojo namunzanira ari muremure sinzamwemera nuko ikibazo afite ngo azamuntana nzandikira kuri bazajya bamemba umushahara oya nako izira miliyoni ngo agiye gufata ariko ngo ugiye gufata miliyoni ubwo se kontra yanjye ko bazaba banyishyuye uzacunga kontra ne bayima uze kwifatira uzafata izo miliyoni ryari se ntabwo mbizi kuko ubwo
cya gipapa baduhaye kizangira ku itariki 27 ni muri iyi minsi. Ubwo icyo gihe tugiye kuvugana na boss wacu twumve icyo tugenera gutya na gutya. Uri guteganya iki rero kuri uyu mukobwa wateye inda, kuba gufitiye umwana kandi ufite abandi bana 4, ubu azaba ari uwa 5 mu bana bawe ufite, uri kumuteganyaho iki n'umukobwa uri kumva? Mbaje neza cyane uyu iki kibasomba bamwita Jojo, umwana cyo kwa nazareshya nkanjye sibyo, kuko naba muremure azabira ari n'igikara areshya. Mani nzamurira isukari uri gutuma abasirikare banshiramo. Abasirikare se urumva? Abasirikare wagiye kwa Ndezi ugakubita ibikoco hano mu gashyekero, kwikubisa ibikoco 3 abasirikare uva kuri 100 ukajya kuri 500. Ibikoco bya bihu by'ingurube yubire cyane, wasibye kujya kwa padiri bisimbura bagitiri mu bya binini nyine banywa, yuriye ibikoco 2 3 abasirikare bariyongera. kimwe nangahe? Ubwo ariko mfite ikibazo, igikoco kimwe nangahe? ubwo se uwo mwana wanjye ntazavuka adafite abasirikare, nyina nimba kakagabo kizanamukuramo hakiri kare. oya bamenyera igikoco kigura ngaho kigura 100. nawe ugibica. oya njye ntabwo mbirya kuko njye ndi muzima, mfite abasirikare buzuye da. Mbese kumenya ko umugore wawe afite abasirikare bake. Ikibazo nuko nari kumbwira haramu kandi igihe wapi. Aha ceceka shajo. Igihe dusohokera igisi ariko wari ifi yo kwa nyanja cyo kwasha uzi kuvovora ifi neza kwa nyanja, wari ifi bavanye mu Kivu mitangira ubwoba. Ubwo se mfite ikibazo ari amaho yiri ifi yo kwa nyanja nyajombye nk'umwana wanjye ari mu nda. None se nibwo wari ukishyiramo aho kanyita umujomba, ariko mani waranamfatiranye. Unese ubundi ke tuvuge ko uyu nguyu yakongera kunjya mu maguru cyangwa reka yaramfatiranye na rikeri, noneho nanjye ntabwo ukigira ukuntu wigenza. Ubwo arambwiye undi mugabo urimo gukurakuza none kugira ngo umwana wanjye azavuke neza. Mbwira undi mugabo urimo gukurakuza inda rero nimba atenge urimo gukurakuza, abandi bagabo barimo gukurakuza. Ufite undi mugabo Jojo? Oya seriye pe. Cyangwa waratwisuye no kumubona iruhande rwanjye, ni ukubera wowe ariko wapi. Nzovu ku bijyanye wenda reka tugaruka kuri famiye yawe, ku mugore wawe wa mbere mwatandukanye bihagaze bite? Duherukana nyine ujya kumusura utubwira ko abana babana nawe, abana bagiye kwiga, watanze amafaranga ya minerivare, urakomeza ukabarera, uramufasha, bigezeho iby'umugore wawe wa mbere. Urakoze kumaza icyo kibazo. Abana banjye barimo kwiga, umwana wanjye w'imfura ariga mu mwaka wa 4 arimo kwiga, n'uwa 2 arimo kwiga, nta kibazo barimo kwiga rwose. Niwe uri kubafasha mu by'amashuri? Hari umuntu abantu bari hanze nibo barimo kubafasha. Ejo babahaye amafaranga, nta kibazo dufite, umugore wanjye nta kibazo afite. Ku byerekeranye n'umubano nyine uri hagati yanyu, warasinye kutazasubirayo mutazongera kubana? Umubano umeze naho umugore amereye nabi cyane, niyo mpamvu nanjye nahise ngira umujinya nkahita ntereye umutipe inda. Kubera umujinya w'umugore shabye nose ubwo nimba nari kumara icyumwe cyangwa amezi 2 ntarongora, nahise ndongora ikibasomba uyu nguyu Jojo. Umugore wawe akimara kumenya yuko ufite undi mugore wateye n'inda yabyakiriye gute, cyangwa ntago aramenya amakuru? Ashaka ko atarabimenya, ubwo se ko uyu nayimutereye Gisenyi, twagiye gukina filime bita Indamo inyura ku Cyogajuru TV, nyine niho nayimutereye. Ubwo ngubwo ahita umugore nta makuru aramenya, ariko azabyakira kuko ni umugore mukuru yaranyanse da, akajya nakwima. Shabuze ko twiye kurana umushyuko kanyica. Naraye nambaye ipantaro ariko ipantaro byimba mbura uko mbigenza. Hari ibyo bita gutera inkokora mu burire gutya, umugore akagukubita inkokora kugira ngo utegera kwaje, akankubita inkokora akagera gute. Ariko ikibasumba we njya kumutera inda yampaye neza, nta nkokora, nanjye mpita mudomeka inda. Tubihuriza hafi karakobeshya karamfatiranye nayo nasi. Ariko uwo muntu ungana gutyo usinda gute atanye gutuka papa w'umwana n'ubwo umwana ataravuka? Waramfatiranye ujye ubimenya sibyo, no kuba nicaranye nawe abasirikare bari kunshiramo mama. Nakurangiye mu gashyekero hari ibikoco, no kambwiriye haramu.
harama ntizakongera abasirikare rero. none se bwira Nzovu kumenye ko wenda abasirikare bari kwa baki uzasubira kongera kwaje oya nanjye kuba kimbwira ijambo ahubwo bise ndakara sha ambyarira umwana ashaka azamumpe nzahita njya kumupimisha kwa padiri ninsanga nawe akeneye ibikoco kuko ibikoco nyina n'umwana bazaba bampenze ubwo ibikoco ni 500 ku munsi nyina arya 3 umwana arya 2 ubwo bahita ni 15,000 ku kwezi kakagamo Nzovu afite imbaraga ntabwo wamusirika mureke ntukamenyere wakintu cyangwa ya telefone nakuguriye acyana kuteri mugore mwiza reka ega ngo akeya Nzovu we nta telefone ndamukunda nta telefone ngiye nkoresha y'umugore yesha nashatse neza reba kembe muhaye ucomekera umushyiremo n'akazi ki amuzi kuyikoresha saho ni hano ega naramukunze nubwo akazi ke akishyiremo akazi ke uzi no gutanga keya ndamukunderegaho n'ubwo anyangira ngo bugufiya bwanjye ariko ubugufi bwawe nibwo yagusanganya ngoma kugukundira yose kukiyemeye tukaryamana kaduri mugufi ariko iyo bageze mu buriri ngo barareshya turareshya n'ukuri ko atajya nterura ngo ngeze ku musego kiganiro maze kire kumbabaza Nzovu reka ngaruke wenda ku bya filime yawe cyangwa se ku by'akazi kawe ka buri munsi ubushize watubwiye ko ufite management ufite manager ufite abakuyobora ufite filime uri gukinamo nabonye uzana na manager wawe ubushize hagati yawe rero n'ubuyobozi bwawe bwo muri filime bihagaze biti uracyafite aba manager cyangwa uri kwiyobora ngiye nkubwire kuba natangira gukina filime 2003 gasoka 2004 kubaho nkakomeza zirazishya n'izindi nyinshi cyane ihorihoze nta munoza Maître Nzovu iyo bita indamo inyura ku Cyogajuru TV n'izindi ngiye kugeza ubu ngubu nta manager ngira ngiye ndi managinga ku giti cyanjye nta manager ngira ngewe isaha iyo unkeneye ushaka kunkoresha ikiganiro ushaka kunyinisha cyo kwa mbere nkiri muri Maître Nzovu kuko nafite kontara kwa boss wanjye niho bambuzaga kubera kontara nagombaga kugenda mbibabwiye ariko ubu ngubu iyo umuntu ankeneye arambona ngewe nta manager ngira ariko ubushize tubwiye ko ufite abantu bakuyobora ufite umuyobozi ngo gushyigikira mu bya filime ugushakira ibiraka byo gukina cyangwa ubu ntago mukiri kumwe Ohe nakubwiye wenge arona kubwiye ntago watubwiye amazina ko twaraganiriye umbwira ko ufite ngo manager ngo ufite ngo umuyobozi ukuyobora cyangwa nyuma byaje gupfa ho oya nta manager ngira ni umuntu w'umuvandimwe mbaho sibyo enda waba ufite nomero yiwe ukamamaga ati ndashaka Nzovu we murabana akoma turabana ariko nta manager ngira ubu ngubu ukora ku giti cyawe nkora ku giti cyanjye nkagira gute nta manager ngira ntawe rwose umunsi nzicara nkabitekereza nkabona manager wangira akamaro wa muntu wavuga iti reka njye muri MTN nshakire Nzovu ikiraka njye hehe nkabona ko ari wa muntu utagomba no kundya sibyo nzamushaka ariko nta manager mfite ngiye kugeza Jojo Nzovu yabazi ko cyangwa se umugabo utwitiye yabazi ko hari umunsi twagusanze uri kurwana n'umukobwa mu muhanda yababizi oya ibyo ntabyo mbizi mbese bapfaga iki sinzi nimba umugore wanjye nawe asigaye akagera gute akajya kurwana mbese arwana mu buhe buryo oya reka mbikubwire ntago ari ibanga Jojo n'ubundi biri ku mbuga ujya harabibona Jojo twamusanze ina hano muri no quartier ari aho bita muri Sodoma ari kurwana n'umukobwa mu masaha nijoro aya makuru waba uyafite ayo makuru ntayo nzi kuko impamvu ntayazi muri iyi minsi maze iminsi ntaye mu Rwanda hari igihugu nari naragiyemo okay ngewe nari ndi mu gihugu cy'abaturanye iyo Tanzania sibyo mu byeke ibya filime nyarwanda twari tugiye guhura n'abantu bakina filime muri Tanzania bishobora kuba iyo nkuru y'umugore wanjye ajya kurwana Sodoma ntabwo nari ndi hano i Kigali Jojo tubwire nyuma ya kiriya gihe byagenze bite twaraje dusanga muri gusira n'umukobwa muri gupfa ngo umugabo nyuma byagenze bite wanze kutuganiriza aho tugenda ariko twageze masiko kugira ngo tumenye nyuma uko byarangiye nimba mwaraje kwiyunga nk'umuntu mwari muhuriye ku kazi byaje kurangira gute sira kamikora nagiye sije nayikumbura kuko haranambabaje cyane
ntabwo ari turi byiza. kuganira ntabwo ushaka ko nzovu usabimenye. Ntabwo ari nyine biriho warabitangaje ariko ntabwo ari byiza to. Ariko hari ntabwo ari ngombwa ngo buri muntu wese amenye uko mbayeho. ntabwo ari ngombwa ariko nyine wifuje kubishyira hanze n'ubundi barabibonye. Ikindi umenye ko hari umuntu wigeze kugufasha warabitubwiye unamushimira. Ndamukunda cyane ariko Urumva rero ko umufana wagufashije agira ngo ugire ukundi kuntu uhinduka ufasha abana bajye kwiga nawe yahise yibaza impamvu yakubonye hakiragiye kandi nyamara nubwo yagufasha mu bushobozi bwe yari afite yari azi ko utazabisubiramo buriya buzima. Gira ikintu umubwira basiwe ku giti cye. cyo namubwira yarakoze cyane gusa nyine ntago yaramfashije pe ariko ntago yarambwiye ati Jojo rero ndagufashije hindura ubuzima. Yaramfashije nyine urumva ikibazo cy'abanyeshuri nahise nishyura amafaranga y'ishuri. Ubwo urumva ni kwa gusigara nyine nta kintu. Ni kwa gusubira gushakisha andi. Ariko uburyo nabibonye n'uburyo nabonye mumeze biriya bintu nta garanti bigira. Ni ibintu ushobora kugusigiramo ubuzima ngira ngo warabibonye. Nta kuntu se wareba indi mikorere cyangwa ugashaka kandi ahantu ukora. Nzovu umugabo bakakujyana muri filime. Nzovu turi kumushakira filime akina mu cyangwa oya njye no kumushakira ibyo gukora muri iyi minsi ahubwo maze kuvuga ko nari ndi Tanzania ahubwo ibyo bintu nta nibyo narinzi murimo kubica ku ruhande rw'ugutana gutya. Tifuje kubimenya reka tubireke ubwo aranisha nibwo nanjye ngiye kuzamuhisha. Azabikwibwira ariko uko biri kose nyine murakundanye. Araza kubimbwa tugeze mu buriri buretse. Mu buriri niho ari. Niho aza kubimbwirira. Ariko umenye ko akeneye ibikoco. Ntukabeshya abanyarwanda. Ntukabeshya nimba naraguhaye ariko ntukabeshya abanyarwanda. Njye se ndi burarane nawe gute? Sabwo ngubwo noneho. Kandi uzika ry'ibikoco Nzovu. Noneho. Ubwo murarana kandi. Reka noneho nkwereka. Urajyana ibikoco. Reka mbivugire imbere ya kamera. Ubwo ni bya bindi umugore yarantaye turatandukana niyo tugiye gutandukana ubwo na mwatandukanira hano ariko oya icyambere no gutandukana iki kibwegeri cyawe ukagikomeza nushaka ugitukusha uzakime nta kibazo nzagishyira umugore wa mbere ajye kukirana n'abandi bana. Ako ibi bintu nubwo tubishyize hanze ntabwo byari ngombwa kwanza nta nubwo nifuzaga ko abantu bamenya ko nta kibazo. Nzovu ni umugabo mwiza, ni umugabo uzi gushaka ubuzima, ni umugabo uzi gushaka amafaranga. Ikindi arazwi. Iki kibwegeri cyawe mbwegeri uzakima nta kibazo sha. Nzovu kuvuze ngo uzamushyira umugore wa mbere urumva azamweba ukurura ibimusumba iteka biramutokoza. Nta kibazo igenda gake ibiki umusumba. Iyo migani natangiye kuwucira nyine nawe byumve. Nta kibazo azamuzana. Hano mwaje mwumvikanye ntabwo nshaka ko mugira muri gutonda. Nta kibazo. Ndagukunda bye. Amugane wantanga. Ndagukunda. Kumusambundi yanjaga mu maguru. Yanjaga mu maguru shamanze nanyweye na mugo. Nta kibazo umugabo Nzovu ni cye kintu wakundiye Jojo kimubona bwa mbere. Jojo ni umukobwa mwiza cyane muremure. Icyambere ni umukobwa mwiza utereka amaso neza. Sibyo twari twahuriye Gisenyi twese twasohotse tujya gukina filime bita Indamu. Ni umusore nanjye nka umusore iyo filime twayihuriyemo twese biba ngombwa ko turara ahantu hamwe nubwo arimo kwitwaza ngo yanyweye rikeri sibyo nta rikeri yanyweye ibiki n'ibiki turaryamanye mbamuteye inda ahubwo nuko atangiye kunyigarika ngo iki ni umwana nubwo yazareshya nkanjye yakuresha nawe si ikibazo nzamwakira ni uwacu Jojo reka turere umwana sibyo ahubwo mbwira amafaranga nzanguha buri kwezi namara kuvuga. Hari n'igihe mwana bana yaba wabivugaga ko kukanabishyira mbana nawe mu nzu se niyo bambwa bagiye cyakora aya nakanceceka none ugiye kumenya undi ngo nyabitanga naruha egera hejuru rero ko twavugana sha yewe unyibukije nyabitanga shaho Nzovu jya wiborosa kwiborosa ndiborosa nuko maze guhekenya utunyobwa mu kanya ushaka ko twamfashe mu menyo umenye twonye wiborosa gute n'ibyo bihangase uze ko nese ko nd'inyama y'igufwa ndayihekenya bye ushyira mu ijiga ariko ntabwo meze nka nyambogo iyo dusohokanye buriya rero
ashaka inyama y'umwijima. Afite amenyo 3 yonyine mu kanwa nyambo. Ikubwiye ko yakuwemo n'iki? Shani ibinya bamuteye ibinya nyambo gubura yahuye n'ubuzima no mu kanwa. Oya ibinya bamuteye ibinya yo guteba ibinya byinshi hari ukuntu bivana mwamenyo. Nyambo amenyo yashizemo yose hano mu wijigo hasi no hejuru afite mwamenyo 3 yonyine. Warayabaze se? Yo mukubise inyama y'igufwa ushaka kumuhima. Sha yihutira gasosi kone nta nyama ashaka kurya y'igufwa. Ndamuzi bura. Ukora nawe suri kujya mu ngiye ko ngese ngiye ninyinya ntago ari ryinya ryavuye. Ninyinya y'imfura. Kwereke. Siki umugore yankundiye se. Reka ngo kiziye imibusheri. Mu akabizo. Kunda cyane. Zovuma akabizo umugore. Nakamuhaye tiri mu buriri. Ese nkamuhe kandi arimo kwangwa agiye kuzanca inyuma. Oya sindago ikibwegere cyagose. Ta. Hako tutu. Mugurisha wanje ufite ururimi rwiza ninde? Nge mfite ururimi rw'umukara ugira urutuku. Urwo n'umukara. Kera nigaga nari nzi ubwenge. Urwange. Kubera ko karimi k'umukara se kariho. Njya kumuteta nakazumwe. Ngo karebe se? Okay niko karembuza kamurembuje nyine. Nagusabye ikintu kimwe ku mubiri wa Jojo murebe umbwira ikintu kimwe amukunde. Kimwe ku mubiri we. Reba hano sha. Afite mu maso heza. Undi ahandi ho n'amatako meza. Inda yo yari ntoya namutetaga afite inda ntoya batangiye kuzana inda ni kuko ntwitiye. Kuraho gakeri kuraho gakeri. Oya nta kibazo. Ntago ugeraho umwana ari. Sibyo namukundiye mu maso heza kandi mukundira n'umutima icyo gihe yari afite. Uvuga ko washatse umugore munini cyane ubyibushye kandi wowe uri mutoya. Ega sinjya ni pana muremure ubyibushye. Ngayise yandemo ndashyuka. Mwihoreresha nose ibya rya hano hirya mu gashyekero bya bironge bituma byibuha cyane. Utazongera kumbwira haramu tukababaza n'amazi. Turimo kuganira. Oya nkaganje. Okay, ari inkoko. Sibyo namuguraga gasamake ku Gisenyi kara kagenda mu mazi kigera gutya. Oya bum 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 ndimo ndashyukwa. Ishyukwa se mwana ko wanyanze. Ya ndumva mfite ubushyuhe. Banza umbyarire uwo mwana. Ari kumva ukuntu umugore ari kuvuga. Ni ntuzanye ni imitoma arimo kunkubita. Oya ubwo uhita tabarira hafi. Shajojo nzagukunda nkuko ifi ikunda amazi. Nzagukunda abanzi baganya. Sibyo sheri? Wanze kunywa. Oya akabizo nako yama. Gera fast. Ndabyanze none. Gera fast. Nge nsoma hano ngo. Mama. No sahange se. Sikuno harimo guhumura. Yahateye imibavu. Wasomeyemo imbere sitasemeye. Oya nsoma hano none nta kibazo yo iminwe ihakoze nta kibazo. Zaba gushaka kuba warasambanye cyane. Nasambanye n'uyu nguyu wenyine. Nawe mugore wanjye twabyanye. Urateganya kubyara abana bangahe nyuma y'uyu mwana? Ntarateganya kuzabyara. N'abana 4 n'uyu muvandimwe bitajojo agiye kwibaruka nabo 5. Nihazo wa 6 suzabigenza. Kereka nabyara impanga ebyiri. Nabyara abana 2 bazaba babaye 5. Agize amahirwe nkanamubyara. Cyakora nimba ndi no kumvise ndi kumubyara nzajye ndunguruka muri mbarazanye umutwe nkowe. Nzahita munigira mu mata. Ceceka mwana we. Reka. Sha. Nani igihumbi yapa. Urumva? Ariko byibura agufasha kubona izo mbuto agufasha kubona nabya mama. Ari kwiyemera byose. Byose ndabimukorera. Nejo undi metse kumwandikira sheke y'ibihumbi 200 byo kuzaguramo utwenda tw'umwana. Sinaguhaye. Arabeshya mubaze yarayima ariko nasanze cyangwa yaranywereye. Nayo yariho kuri ko. Yari ntuzi itazigamiye se. Urambeshyera. Ahubwo ibyo bintu byanamufungisha. Ngewe nayamusigiye njya Tanzania. Ahubwo mbwira wasanga ari yarwaniyemo kukumbwiye ngo yarwanye Sodoma. Oya kuko we yarahari yarwanye n'umukobwa. Bari bapfuye umugabo ngese. Bari bapfuye umugabo. Ngo se nkubaze kuki wanci inyuma ujya kurwana n'abandi bagabo wamburanye ikisheri. Kandi Jojo
Jojo urampemukira. nagusubiza Ndi mu kazi nagiye Tanzania kugira ngo nzane ibizagutunga n'ibizatunga umwana. kuba nk'utwite ntabwo tubana sorry sibyo Ni sawa. ngomba guhiga ubuzima ariko Jojo uzi ko iyo usambaniye ku mwana utwite atari byiza atari Umwana ashobora no kuzaza adasa nkanjye cyangwa tutareshya kuko hari abandi bagabo barimo gukura kuza muri iyi minsi. ubwo naba mutareshya niyo mahirwe yawe Azaguma n'uwiwe nzarera abandi nabyeyi bwa mbere bane. Nzovu ku bijyanye wenda ibya filime ntibiri kugenda neza ni birakara kuri kugenda ukora ku bijyanye na famiye cyangwa n'abana uri kubyara muri iyi minsi urumva ugize abana 5 babiri bariga abandi ntibari kwiga sigaye abandi nyuma bangahe uri kumva uzabarera mu gute uzabarera filime niyo yonyine uzajya ukina ukatanga iposho ukishyura inzu wamo ukishyura inzu uyu mugore wawe wundi ukarihira amashuri y'abana byose urumva ari muri filime gusa cyangwa uri guteganya ahandi hantu aka business uzakora kugira ngo ubone dépenses z'abagore babiri cyangwa n'abana 5. Urakoze ariko nongeye ngukosore gato nta bana 5 ufite wa gatanu ntabwo aravuka. Uyu ngo ashobora no kuzamwica ahubwo umuntu usima kwa ngo gutyo yo. Ariko ubwo naramukavutse. Aho uramubeshye. Naramutse avutse. Nibwo nzabangiza abana 5. Sibyo? Ikibasumba namukanyemereye nzamukubita ibihumbi 100. Yacoza umufuko w'amakara n'ifu y'ubugari aho mu gashyekero sibyo? Umugore nawe naye mukubite ibihumbi 100 yateka isambusa z'ibirayi n'iz'inyama bose ubwo nzahita mba 8 wabo barera abana babo nanjye nkomeze nirira ubuzima nze nisokero za people nigire Igisenyi kuko abadamu b'ikigena nabo baragorana cyane. Urifuza kuza umugore wawe wa mbere ntago muteganya kuzasubirana ngo mubane? Okay ngiye umugore wanjye wa mbere okay nari nisunze uyu nguyu ariko uyu nguyu arimo kugenda nyanga. nakubwira aho amaze iminsi uyu nguyu naramukanyanze umugore wanjye wa mbere nshaka kuzakora ibishoboka byose tukazasubirana. undi se ufite muri iyi minsi uwo mfite ari wowe ndakwemera undi wa bwabo kwetera mbona wirirwa uza kunyirebeshwa wamba Arisa twaratandukanye Mwabanye mu nzu nawe se? aha cyakora icyatetaga yari atarakora amadega nyine ngo biriya bintu bibeho. Arisa twaratandukanye ntabwo tugikundana. Yari afite Arisa koko yari watandukanye n'umugore wa mbere. Yari umugore mwiza ufite ibuno n'umwana w'Ubugesera. Ari umugore mwiza usa neza. Yazaga nkayigwa itamuhenze yahitaga amumena akadobo k'ingari. Urabeshya sha. Arabeshya. Arimo kunsenya kugira ngo yumve yuko oya. Reka mbikubwire. Sibyo twigeze kurwana rimwe nanjye ndamukubitira mu nzu ndamunyukanyuka. Sibyo? Okay. None ubwa kabiri nza kujya aryama n'ikindi kigabo mu nzu ndakomanga agira umujinya afata ibase irimo amazi yakarabaga ahita yamena ariko ntabwo ari akadobo k'ingano. Arimo na Prudence kuri Prudence bakoresheje Prudence so ntiyari kumfataho urabona naho ugeze kuko arabeshya Jojo arabeshya nuko arimo kunsebya nk'umuntu. Ari sose mwapfuye iki ko mwe mwatandukanye? Nuko yakundaga abagabo benshi najyaga nkamufatira ku bandi bagabo. Ariko umenya utabahaza abagore bawe nyine ubwo menya nkora buke asimbizi da. Usiko wasanga utabanyura abagore bawe. Wa mbere byaranze. Arisa wa kabiri. Arisa zo ntanda wamuteye. Arisa ntayo kuko nakoreshaga Prudence. Data wapi. Umukobwa nabonye ko yabonye ko nta kigenda yanayikuyemo. Inda yanjye se? Arisa yakuyemo. Aha Jojo. Uwo si umwana wa kanga uhombye wa 6. Arisa yakuyemo. Ariko iyo yavanyemo n'iy'abandi bagabo si yanjye. Ntabwo ari ya Nzovu. None se Jojo wowe wabimenye gute ko mbambizi nyine ukuntu bo ukunda kuba uri kumwe n'umuntu akenshi akakubwira stories yote. Ko yawaye. Ntabwo wigize ugaburira Nzovu. Mu gashyekero ibikoco sinjya mbirya ngewe. Ugishyira muri iyo nyine. Nyasi igikoco ko kiba gifite ubwoya kuzakimira ntabwo cyaye. Nta namenyo mfite. Umugore ariko nani ufite amezi angahe Jojo? Iyo yafi kubyara. Iyo ndifite amezi angahe? Hajya nangaye shere kuva tubigitse 5. Wibeshyeho ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe wibeshyeho.
tugeze Nyirangarama twamazeyo ukwezi imodoka iparitse kwa Nyirangarama twamazeyo ukwezi. Uko kwezi ntabwo urimo kubara ahubwo indi maze amezi 6 wongeyeho ukundi kwezi arabara 5 ukwezi twamaze kwa Nyirangarama ntabwo yakubaza. mwamaze kwa Nyirangarama kwezi mukora iki? Akunda bya bire byo kwa Nyirangarama twanyuzeyo bamukubita ibirayi ararya aranasinza ko inda yari ifite amezi angahe bamukubita n'irindazi ryaho ukwezi kwese kuzura da. uwo munsi ndi kurya kwa Nyirangarama ngiye muri hoteli nanjye bamwita akarusho ndinywera kwa Nyirangarama. mubaye ukwezi kose mubana murarana turarana uri gukuza umwana byihore yanacaga n'inyuma kare abandi bakira kwa ubwo indira bura amezi angahe ngivuke 3 wabyo kwa 6 imaze 6 kuri ubu ngubu amezi urumva ni menshi kugura ibikoresho by'umwana cyangwa imyenda mubigize he ukubona amezi 6 ni menshi hasigaye amezi 3 yonyine ibikoresho by'umwana cyangwa imyenda y'umwana byo bigeze he? Ahubwo mfite ikibazo imyenda ndimo guteganya kwigura ariko ubwo se nihavuka umwana muremure y'amafaranga atanze ku myenda zansubiza cyangwa nzamfashije umwana wa mugabo. Wowe uwo mugabo ni musanzire wawe ufasha sisi bisanzwe wowe uzagura imyenda mikeya nubona ari uwawe uyimuhe ubona atari uwawe. Okay no kuko Jojo arimo gutekereza ku bagabo babiri ku mugabo muremure umwana uzavuka ari muremure n'umugufiya reka nge nzamukubita vase yumbi senkani ashaka n'undi mugabo muremure yamuhe senkani dufatanye uwo mwana kumugurira imyenda. uzahomba zihombere ke nuko ndwaye pe naho ubundi mfite umujinya seriye ntabwo ngiye biri konsetsa biri kumbabaza hano ko ibintu byari ngombwa ko tubishyira mu kiganiro akariho karavugwa hano ukuntu uri kureba ikigore cyawe Chonga na mu biturushya rwana kubi ajya gukubita mu rugo iyo mfate kwandi bagora arakubita do wese ugiye kwenda iki utumugore wabundi ujya hanze gukora nese ko kiwanci nyuma ntumva ko igene nagiye Tanzania yarwanye n'undi mugore ubwo se bapfaga icyo mugore. Nzavu turi gusoza ikiganiro ndabona madamu wananiwe wenda ujye kumucyura ajye kuruhuka nawe ujye kurya ndabona uri kwayura gira ikintu ubwira umugore wawe kuba werekanye undi mugore wawe wateye inda gira ijambo ubwira umugore wawe. Umugore wanjye icyo namubwira umugore wa mbere nye yihangane tumaze igihe tutabana ubwo ngomba gushaka undi nazaza njya kwisayidiraho kandi icyo mbwira umugore wanjye wa kabiri bita Jojo ngiye kuzamuha keya namwoza ibirenge nk'ubu aratwite ntabwo abashije nk'ubu nitumara kuva ku iki kiganiro ndafata ibase mwoza ibirenge ngire gute muhe keya sibyo kuko ntabwo abasha gufata ibirenge ngo yikarabye ubu ngiye kuzamuha keya mukarabye ibirenge ibintu byose. Igira ikintu ubwira abakunzi bawe abafana bawe muri rusange bamenye ko nta manager ugira bamenye ko ufite undi mugore wateye inda mu bushobozi bwawe buke wenda ushaka kuzamufasha ndetse ugafasha n'umugore wa mbere gira ikintu ubwira abakunzi bagukurikiye n'abafana bawe muri rusange babwire ko ufite urugo rushyashya. Icyo nabwira abakunzi banjye abankunda haba bari i Burayi muri Australia mu Rwanda i Burundi mbabwire ko mfite umugore mushyashya umugore nashatse muri iyi minsi igihe ntakiri kumwe n'uwa mbere wambyarira abana 4 mfite umugore ariko nuko ndana afite ibibazo ubwo naramuka ntaye nawe sinzi rwose ubwo mbwira inshuti zanjye ko Nzovu ngikomeye mpari rwose abo misemba hayambu ndacyakomeye. Jojo gira ijambo genera wa mufana wawe wagufashije ugire n'ijambo bwira abakubona abakubonye kira gihe n'ukuntu umeze ubu bisanzwe utwitiye Nzovu ntago bari babizi gira ikintu babwira kuri aya makuru mashyashya bamenye. Yes namubwira nyine n'umwana mwiza arananganiriza cyane kunda kunganiriza ndamukunda pe ni inshuti nziza gusa sinzi icyo namubwira Imana izamfasha tunahure mushimire neza. Abakunzi bawe ufite ntacyo bavugaho abankunda nyine nabo
ndananiwe rega ke. reka ndeke kukuvuna no kukugora wenda reka dusoreze ahangaha Nzovu ukira umugore wawe dore yananiwe ari gusinzira. ubwo umugore mwiza ngwino dutahe ujye kuruhuka muhagurutse mwoza ibirenge iyo mikrofone zo nanjye gufasha reka mufashe kuko dushobora no kuva nk'ahangaha utajya kubyara byari amezi 6 se ya mezi 3 ega buriya ashobora no ku ega buriya iyi nda ya mbere buriya ushobora no kubyara bishobora no kutagera mu mezi angahe agahita abyara aka kanya ngo mujyane nyamuneka atabara atabyarira hano bakunzi ba Kigali 250 nkuko agapfukamunwa ke kari ku ntebe reka muri kubona ko Nzovu akiye umugore we agiye kumucyura ngo aruhuke reka wenda mbabwire ngo bazagaruka ubutaha twongere tubaganirize reka dusoze ikiganiro tuzamenya amakuru neza ubutaha tuzamenya uko byarangiye nuko byagenze reka mbabwire ngo tuzasubira ubutaha ciao ciao